Dogiteri akimara kubimbwira nararize amarira menshi. Ni agahinda gasaze, kubona icyo kuvuga ntibyoroshye, umutima udakomeye ntibiworoheye kwihangana, ariko menya ko ubuzima butubikiye byinshi. Mbere na mbere reka nkwihanganisha wowe urwaye indwara ikurisha umubiri, ariko kandi n'icyizere cy'uko wakira kikaba ari gike cyane. Afite abana 5, inkuru ye y'ubuzima ni ndende kandi irababaje cyane. Nyemera nyikubwireho gato. Nitwa Mukashyaka Enata, mfite imyaka 31. Ku myaka ye 17 yagiye gushaka ubuzima mu mujyi wa Kigali. Ageze ahura n'umusore barakundana, biyemeza kubana nk'umugore n'umugabo. Barabana babyarana abana 5 bose. Maze gushaka mfite imyaka 17 mbyara umwana wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu. Uyu nyine mubona ni wa gatanu. Ngavuga amazina yawe. Yavuge bakwita nde? Ntegereje washawe. Uzajya kwiga ryari? Mana nigukiza. Ntuzajya kwiga. Uzaza uba kangahe? Uzaza uba wa mbere. Aza kuvuka nyine asa neza nk'abandi bana. Nyuma yaho nyine nyuma y'amezi 3 aza kurwara indwara. Ababyeyi barambwira ngo ni amahumane. Byiringiro yavukanye indwara ya kanseri yo mu maraso, gusa ababyeyi babimenye batinze. Uburwayi bwe bwatangiye afite amezi 3. Butangira azana ibiheri byinshi bimeze nkaho ari amahumane. Kumuvuza amahumane aho kugira ngo amahumane akire ahubwo ahinduka inyama. Ndiyakira ahinduka inyama mu mubiri wose. Byanze nza kujya kwa muganga. Ngiye kwa muganga banyohereza CHK. Nyine nagiye kwa muganga ku bitaro bitoya banyohereza CHK baramusuzuma. Bamaze kumusuzuma babura indwara nabo. None umujyanye CHK nibo bamuteye imiti yo kugira ngo bya biheri nyine byume. None nyuma yo kuma aza kugira kugira ngo yumaza n'uruhu rwiza, aza kuzana uruhu rumeze gutyo. Urwo ruri mu maso. Nguru nyine rwose muri kubona. Arakomeza arakura bigenda bifata indi ntera. Aho kugira ngo akore nyine bikira, ahubwo yagiye akura byiyongera bipanda. Ubwo bari bagifite 4 bari babanye neza, buri wese akorera urugo rwe. Byose byaje guhinduka ubwo babyaraga Byiringiro Samuel, umwana wa 5 muri uyu muryango. Urugendo rw'uburibwe n'agahinda ruba rutangiye ubwo. Turamuvuza. Umugabo abonye nyine ubushobozi burangiye aza kunshika agenda. Agiye yansize ndi CHK maze mu mwaka muzima. Yagiye Yesu ubu ngo buzantaba cyane. Sinzahaba. Mwemwe arasezeranye se? Ntabwo twari twarasezeranye. Yagutaye avuga ko gutaye kubera iki? Kubera ko ntinze mu bitaro, nagiye mu bitaro mari mu mwaka muzima. None nyuma yaho nyine nza kuva kwa muganga. Ngarutse nsanga abana ni bonyine mu nzu. None kubera ko n'inzu yari iyo gukodesha baje kuyitwirukanamo nyuma. Bayitwirukanyemo nyine nyuma yaho abaturage n'abavandimwe na leta baza kumfasha. Kubera ko n'ubundi urugendo rwari rukomeje ko kumuvuza, baramfasha mbona udufaranga ndubonye ndishyura inzu yo kubamo, nza kujya kuba mu yindi nzu navuye aho nabaga mbere se nakomeje kuba. Gusa uyu mubyeyi Enata we ntiyigeze acika intege ngo yinuba umwana we kuko yakomeje kumuvuza. Nyuma yaho nibwo umuzungu yaje kuza nyine ari kuvura indwara zananiye
abavuzi noneho amusuzumye babaga inyama yari iri ku munwa hano cyari ikibyimba nacyo barakibaga bamaze kukibaga bakijyana Fayizari bakijyanye Fayizari bahagariye igisubizo bambwira ko ari kanseri. Kuva Yataye amenya ko umwana we arwaye kanseri ubuzima bwe bwose ni amarira nibyo biryo bye arayisasira akayisegura. Ukimara kumenya ko umwana we arwaye kanseri kandi ubizi neza ko kanseri indwara idakira wiyumvishije gute? Nyine nyuma numvishe nkaho hari igihindutse mu buzima bwanjye. Dogiteri akimara kubimbwira nararize amarira menshi. Nyuma yo kurira nyine aranyihanganisha, amaze kunyihanganisha arambwira ati umurere uzi kuri kurerera Imana ariko yihangane. Nanjye kandi nkibona uyu mwana sinamenye aho amarira yaturutse. Kureba uyu mwana birababaje cyane. Ubu n'ubwonko bwarasohotse ni igisebe kinuka gihora gituma isazi. Iri jisho rimwe barikuyemo hasigaye iri naryo murabona ko ryafashwe naryo nyine ryaraboze ryaboreyemo imbere ariko bambwiye ko batarikuramo n'ubundi kuko byose ni kimwe atakira. Haje kuza nyine ikibyimba kije sehashika barakibaga bakibaze aho kugira ngo gikire aho kugira ngo igisebe gikire harabyimba. Hamaze kubyimba rero haza runo runyama urunguru mubona raza kugira ngo nyine rukire. Ubu ngubu haze rimwe na rimwe haza inyo nkazikuriramo nkazoza. Murabona ko n'ubundi zisa n'izaje zirimo mu imbere. Abantu hagiye hose baramwinuba. Ikimubabaza cyane ngo nuko umwana we atanahabwa umuti wo kugabanya uburibwe kuko wamubayemo mwinshi. Noneho se hashika ndahagera nyine bakajya bamutera imiti mugabanyiriza ububabare. Noneho bamuteye imiti mugabanyiriza ububabare nyuma yaho baza kumbwira ngo nisubire mu rugo ngo imiti mugabanyiriza ububabare ngo yamubayemo mwinshi. Nta kindi kintu bamfasha nabo byarabananiye bavuze ko nta kindi kintu bamfasha. Baragipfuka kugira ngo bagipfuke kigire ahubwo inyo zikaba nyinshi zigasesekara mu iki gisebe. Nicyo gituma batagipfuka bakiretse gutyo. Ubasha kozamo ubwo ntabwo uri kumutoneka ngo ababare cyane. Harababara nyine nanjye nawe akabyihangana. None se ntabwo ko ndagereka ngo kigume gutya nabwo ko nuko umuntu ataye sinarikira. Harihangana bambwiye ko nzaza mwogisha serumu njya kuyireba kwa muganga hari igihundwe kaza nyine nkajya nyimwogesha ndayifite hari. Ayo mafaranga buri munsi uyakura hehe? N'abaturage bamfasha nanjye nyine nkifasha rimwe na rimwe nabona udufaranga nkagenda nkajya kuyireba igihundwe. None se kuki ba wamujyanye ntago wamusiga ngo? Nta muntu namusigira hano. Kumujyana se umwana w'imyaka afite imyaka ingahe harya? 5. None imyaka 5 kumuheka ugakora urugendo rw'amaguru se naguvunika cyane? Ndavunika nkihangana kuko nakundi nabigenza. Nta muntu wamusigira bakuru be babe bamucunga nyine mu gihe wagiye gushakisha. Nta muntu yemera. Samweli we yahoraga ku miti mugabanyiriza uburibwe kuko umubiri wose wari waramaze kwangirika. Amaso yaratangiye kubora ndetse no kuzamo inyo kugeza ubwo ijisho rimwe baje gufata umwanzuro wo kurikuramo.
ubu tuvugana n'irindi ryarafashwe bimusaba kujya Kabgayi kuryogesha ahora na randevu ya buri kwezi. iri jisho ryari ryaraboze, iri ngiri ryaraboze ryarazanye inyo barikuramo, bamaze kwikuramo ubu njyayo buri kwezi bakaryoza kugira ngo udusimba turimo tuvemo, baza kugira ngo nyine rukire. ubu ngubu haze rimwe na rimwe haza inyo nkazikuriramo ngazoza, murabona ko n'ubundi zisa n'izaje. uru ruhu ruhora rumurya kubera ko bari baranyandikiye amavuta yaguraga amafaranga 15,000, none sinkibasha kubona uburyo bwo kuyagura kubera ko agurirwa muri farumasi. ubu nyine amafaranga narayabuze, ubu ni gutya ahora aribwa, yongize amahirwe arasinzira, ariko iyo ntagize amahirwe nyine ntasinzira ararakanuye aribwa ukarinda bucya, ni gutya ahora. Abasha kurya se basi? Abasha kurya icyo ashaka, nk'amatara yanywa, nka fanta arayinywa, ariko ntashobora kunywa icyayi kuko kiramutwika hano, kimutwika umunwa, n'umunwa wose ni ibisebe, n'ururimi ni ibisebe, murabibona. harya ibikonje. Ibyo byose se ko numva bihenze ubikura he mama? Ndagerageza nyine nabibura basa kihangana. Uyu mwana yazengurutse ibitaro byose bikomeye mu gihugu, yaje no kugira mu byaro wa Faisal. Igihe kimwe ari muri ibi bitaro yahuye n'umuganga wo mu gihugu cy'Ubuhinde, maze asuzuma umwana amubwira ko igishoboka ari ukuvoma amaraso bakamuha andi, kandi nabyo ngo nta cyizere cyinshi cyo gukira cyari gihari. Icyo gihe yari yiyemeje gusinya ku mpapuro ngo bikorwe agerageza amahirwe, ariko abura ubushobozi, nuko aheka umwana we ataha icyangugu aho avuka, kuko umugabo bari barashakanye yari yaramutaye. Kwa muganga bambwiye ko igishoboka ari uko yajya mu Buhinde bakamuvoma amaraso bakamutera mwandi, ariko ubushobozi nabonye ntabwo nabona, basi mva mu bitaro baransezerera. kubera icyo gihe Imana izagukize, izagukiza. Aho agiye hose ajyana Samuel mu mugongo, kuko ngo nta wakwemera kumusigarana, bose baramwinuba ngo arabanukira. Ubuzima bwaramubihiye cyane, kuko batuye mu nzu y'ikode, agomba gushakira abana be bose ibyo bagaburira, kandi no kugira icyo akora ntibishoboka, kuko Samuel abarira buri mwanya kubera uburibwe barimo. Ushobora kutagira icyo umukorera ngo akire, ariko wagabanya umusonga w'inzara muri uyu muryango. Uyu mubyeyi abigenza ate ngo agaburira aba bana 5 ahetse n'uyu Samuel ibyiringiro? Ni Target TV, ndagushimiye cyane, ngendwa kavutse Ruth.